Reka mbasuhuze mbifuriza n'ikaze ku makuru y'iteganyagihe mutegurirwa n'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda. Njye kubagezaho nk'abandi mu Kazarukundo Clarisse. Uyu munsi mu kirere cy'u Rwanda mu masaha ya mu gitondo imvura yaguye cyane cyane mu bice bitandukanye by'intara y'Iburasirazuba. Imvura kandi mu masaha yo ku gicamunsi yaje kugwa mu bice by'amajyaruguru, mu burengerazuba ndetse no mu bice bimwe na bimwe by'intara y'Amajyepfo. Mu masaha ya nijoro dukomeje guteganya ibihe by'imvura cyane cyane mu ntara y'Uburengerazuba, y'Amajyaruguru ndetse no mu bice bimwe na bimwe by'intara y'Amajyepfo. Imvura kandi iteganyijwe mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali muri iri joro. Ku munsi w'ejo hateganyijwe umuyaga uringaniye ushyira kuba mwinshi. Uyu muyaga ukaba uteganyijwe kuzagira umuvuduko uri hagati ya metero 4 ndetse na metero 9 ku isegonda. Mu masaha ya mu gitondo turateganya imvura ndetse mu bice cyane cyane by'uburengerazuba, mu ntara y'Amajyaruguru mu turere twa Musanze, Burera ndetse na Gicumbi, ndetse no mu majyaruguru y'Uburasirazuba mu turere twa Nyagatare ndetse na Gatsibo. Umujyi wa Kigali mu ntara y'Amajyepfo ndetse n'ibice bisigaye byo mu burasirazuba bw'igihugu cyacu hazaba hateganyijwe ibicu bizaba byiganje mu masaha ya mu gitondo. Naho ibipimo by'ubushyuhe biteganyijwe mu masaha ya mu gitondo byo biri hagati ya °C 10 ndetse na °C 17. Ahateganyijwe rero gukonja kurusha ahandi akaba ari mu karere ka Nyabihu, aho ni mu bice byo mu burengerazuba, ariho nyine hateganyijwe igipimo cy'ubushyuhe cya °C 10. Umujyi wa Kigali uteganyijwemo igipimo cy'ubushyuhe kizagera kuri °C 17. Mu masaha y'igicamunsi dukomeje guteganya ibihe by'imvura mu turere twose tw'igihugu cyacu. Imvura ikaba iteganyijwe kuzumvikanamo inkuba mu bice byinshi by'u Rwanda. Ibipimo by'ubushyuhe biteganyijwe mu masaha y'igicamunsi byo biri hagati ya °C 21 ndetse na °C 27. Ahateganyijwe gushyuha kurusha ahandi ku munsi w'ejo akaba ari mu mujyi wa Kigali, ariho nyine hateganyijwe igipimo cy'ubushyuhe cya °C 27. Reka dukomeze rero dukomoza no kwiteganyagihe ry'iminsi iri imbere ikurikira umunsi w'ejo, no kuvuga kuva ku itariki 8 kugera ku itariki 11 Werurwe. Muri iyi minsi uko ari nikurikira umunsi w'ejo dukomeze guteganya ibihe by'imvura yumvikanamo inkuba ahenshi mu gihugu. Ku munsi w'ejo izuba riteganyijwe kurasa mu masaha ya saa 11:03 za mu gitondo rikarenga saa 11:19 za nimugoroba. Mwakoze kudukurikira, tubifurije kugira ijoro ryiza.